Ndibuka nkiri mu cyaro hari igihe Imana yambwiye ngo ariko hano ko hagiye kuza inzoka ngo urazica. Ndavuga n'inzoka kubera ntinya inzoka cyane, ndavuga n'inzoka nubwo zaba ari iz'abadayimoni umwuka wera undimo yazica. Imana irambwira ngo zigiye kuza ebyiri, ndayibwira Imana irambwira ngo nimisenge, ndayibwira ariko ndagusenga ko ntetse reka nteke noze n'umwana nkifite umwana reka noze n'umwana mpishe biriya biryo umugabo ntiyarahari. Noneho mu kanya ndapfukama imbere y'uburiri nsenga. Igihe nkiri muri ibyo mbona umugabo araje yari yagiye ku rugendo, nicaza mu rugo ntera akabaho mu rugo muzanira akamambiri. Igihe turimo kuganira nk'umuntu uvuye ku rugendo mbona za nzoka ziraje, ngiye kubona mbona imwe mu muryango sinzi aho yaciye kandi twari twicaye hafi y'amarembo, dore inzoka aba arayishe. Hashize akanya dore indi nzoka, iyo ngiyo ya kabiri yaranyirukankanaga nayo aba arayishe. Ntangira kubara inkuru byangendekeye gutya ngo yari yabimbwiye. Hashize umunsi ku wundi munsi haza inzoka ijya mu marembo irizinga, dore inzoka nayo arayica. Hashize indi minsi inzoka iza mu nzu, we yari yaryamye ndimo koza umwana. wagira ngo zari intererano ariko kumwe zari intererano. Kumwe umwana asinzira mbere atararya yakanguka ukavuga uti reka mwongere mwoze mugaburire, mbona ari kumwe n'inzoka hafi aho y'ameza. Dore inzoka yari yaryamye araza arayica, abanza no kugira ngo nihahamuka, abanza kugira ngo sinyibonye, araza arayica. Nibwo nagiye gusenga Imana irambwira ngo mwana wanjye nyuma y'urugamba tunesheje tuzicarana na Yesu atugororere, atwambika amakamba atatse bindege, aduhanagura amarira yose twarize. mbanje kubasuhuza bene data mu izina ry'umwami wacu Yezu Kristo. Nitwa Byukusenge Marie Jose, hano turi ni ku Mabuye Mazima. Mpaye ikaze abadukurikiye, hari abo dusanganywe basanzwe badukurikira ariko n'abashyashya nabo mbahaye ikaze, kandi mbabwira yuko noneho ndimo mbakorera ibintu byiza bishyashya, mbashakira abatumirwa kugira ngo batuganirize ku ijambo ry'Imana, batuganirize ku mirimo y'Imana Imana yagiye ikora. Rero ni muri urwo rwego nabashakiye umutumirwa, mu kanya ndaje mubereke abaganirize. Rero rwose mbahaye ikaze kandi mujye mwumva, mugire no kumvira kuko Imana ibifite icyo irimo kutuganiriza. Reka rero tubanze dusenge, nitumara gusenga turaha umwanya umutumirwa atwibwire, namara kutwibwira ahita anatuganiriza. Uwiteka Imana yacu, turagushimye Mana kuko ubana natwe uko bwije n'uko bukeye, ukaturinda mu bikomeye, mu byo tunyuramo byose ukabana natwe. Uyu mwanya rero turi ku murimo wawe, tugiye kuvuga imirimo n'ibitangaza byawe, tuvuge ijambo ryawe. Ndakwinginze ngo uze ubane natwe, ube mu ruhande rwacu. Ugiye gukora uyu murimo ubane nawe, umukoreshe akubera igikoresho, maze nawe ubwire ubwoko bwawe. Bana natwe rero muri uyu mwanya, tuguhaye ikaze na karibu kugira ngo imbaraga zawe zibane natwe. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Umutumirwa rero tumuhaye ikaze, reka tumusabe abibwire, ababwire amazina ye. Narangiza twamaze gusenga arahita akomeza atuganirize ku buhamya bwe, atubwire ahantu Imana yamukuye. Narangiza atubwire imirimo Imana yagiye imukorera mu buzima bw'agakiza, uko umwuka mushoboza. Agiye kuduha ubuhamya bwe, reka tumuhe ikaze abibwire. Namara kubibwira arahita akomerezaho na gahunda. Karibu. murakoze cyane. Nitwa Nyiraneza Shani, ndi umubyeyi cyangwa se umugore, ko Bibiliya ikunda gukoresha ijambo ngo umugore. Kavukire yanjye ndi mu majyepfo, Kamonyi niho mvuka, Mugina, ariko ubu ndi i Muhanga. Ndi umugore ufite umugabo, dufitanye abana 5. Ntangiriye ku buhamya bwanjye, ubwo nabibwiraga reka mbabwire ubuhamya, badusengeye ndumva nta kibazo. Ubuhamya bwanjye Wongera ijwi kugira ngo ijwi rizabe ryumvikana neza, abantu bazakumve neza.
ubuhamya bwanjye nakirijwe mu muryango utazi Imana. Iyo tuvuze gutyo ntabwo tuba duciriye abantu urubanza, ariko burya hari imiryango itazi Imana. Hamwe uzagera ukumva barakubwira ngo nta Mana ibaho, uzagera wasenga bati biriya ni ugukabya, kandi hamwe na hamwe bakanabikora nabo bafite ibindi basenga bita Imana, ariko atari Imana rurema. Bakigirisha nkana yuko bo bafite iyindi Mana bo bemera, ariko iyo mu ijuru batayemera. Navukiye mu miryango itazi Imana, atari uko wenda mvuze ngo nahabonaga amadini cyangwa iki, ariko ntawe usenga. Akundi ku cyumweru abantu bagira bateranira, cyangwa ku wa gatandatu, cyangwa se ku yindi minsi abantu basenga, nta byahabaga. Rero Imana ntaho yankuye, ndi umwana mutoya njya gusenga nkurikiye abaturanyi nabonaga. Rimwe na rimwe mama yanajyagayo, ariko nawe ubona bitaraza neza, nawe afite abakurikiye. Ntaho ninjiriye, mbere y'intambara gato nari umwana, ntabwo nibuka imyaka neza, nari nko mu myaka wenda nk'irindwi, umunani gutyo, ntabwo mbyibuka neza, ariko ndumva icumi itari yageramo. Ubwo rero nkajya njya mu rusengero nkakurikiye abandi, bakatwigisha ijambo ry'Imana, bakatubwira ngo umujura ngo ntazanywa n'ikindi ngo keretse kwiba no kwica no kurimbura. Babisomaga muri Yohana, abibika bakatubwira ngo umujura ni Satani. Nkura mbyumva ko Satani nyine iryo zina ari riba ari mubi. Ibyo batwigishije tukabifata mu mutwe, ariko nkurira mu muryango utazi Imana, ku buryo navuga gusenga papa akankubita. Ndibuka hari igihe yankubise, akajya afata agakubita umutwe ku nzu ngo kubera nagiye gusenga. Icyo gihe ndamwishe kandi ndibuka ko yafashe ikote nari nambaye ararisigarana, aragenda aryinika mu masaka twari twarinitse mu muvure. Ndangije ndarira, arambwira ngo urarizwa n'iki, ngo ko uzize ikirokore cyawe. Nzamukiraho ntangira kujya muri korali y'abana, ntangira kuririmba, twabaga dufite abayobozi babitwigisha, ariko nkajya asenga, ariko papa atabyemera rwose. Hari n'igihe yazaga agasanga ndaryamye mu bandi bana. Abana b'icyo gihe bavukaga mu muryango woroheje, bakundaga kuryama hamwe. Akaza akankura mu bandi bana akambwira ngo njye kwa pasiteri muri iryo joro nka 8 z'ijoro, cyangwa imvura yaba igwa nkanyagirwa. Rwose mba muri ubwo buzima, ariko igihe kiza kugera papa yemera ko nsenga kubera ikintu nari nkoze, Imana yari inkoresheje. Hari igihe korali nari ndimo y'abana yapanze amasengesho y'iminsi 3 ngo dusenge, ariko ntabwo 3 yari igezemo neza, nuko babyise. Twendaga gusohokera ahantu nka korali y'abana, twari kugenda nko ku wa gatanu tukararayo, tukirwa ku wa gatandatu, ku cyumweru tukajya mu rugendo, tukagaruka tugataha. Kubera rero njyewe mu mateka yanjye nazamutse ndi umwana ukunda ubugari cyane. Nkunda ubugari nubwo ngeze mu myaka 45, umva naburiye ndi mutoya kugeza n'uyu munsi, wenda bigenda bigabanuka, ariko nkunda ubugari cyane. Rero papa yabonye size batetse ubugari ngenda ntariye ngiye gusenga, aratangara cyane, aravuga ngo umwana wanjye ukuntu akunda ubugari, ngo agiye gusenga atari ubugari, ngo muzamureke yisengere ngo abane n'iyo Mana ye. Ubwo atangira kunyemerera gake gake, ariko izi nkoni nariye naraziriye. Nyine niko tuvuga ngo twariye inkoni iyo twabaga turi abana. Imana yabanye nanjye iranyigaragariza. Nibwo yanyigishije gusoma Bibiliya ntarize, nyigisha gusoma Bibiliya. Icyo gihe cyarageze, nubwo twari mu bintu nk'ibyo, mama yarasengaga rimwe na rimwe, ariko yari yaraguze Bibiliya. Ndabyibuka yari afite basaza be bakizwa cyane, akajya bamubwira tuzijya ujya mu nzu y'Imana ugira ibyo utsinda kubera gusenga, ariko kubona bitaramuzamo neza. Ariko Bibiliya yarayiguze, yaragenda ndayishyikira Bibiliya ndayifata, ndangije ndarambura, ndavuga nti kandi ubu nasoma. Impamvu nari mbivuze gutyo ni uko igihe nakize narwaye indwara yitwa mugiga inyica amatwi. Mbere y'intambara gatoya narwaye mugiga, njya mu bitaro. Mugiga irandembya cyane ko banjyanye ntumva, navuye mu bitaro intambara ihita iba. Rwose icyo gihe ndabyibuka n'abantu bandwaje mu bitaro, basaza ba mama. Intambara yarabaye,
ntabwo nongeye kubabona, mbaheruka turi kumwe mu bitaro bandwaje, nageze mu rugo, ikintu cyerekana ko byari byegereje intambara y'isi bose nagiye kubabona, kuko muri ntambara barapfuye. Ibyo nabyo byabaye nk'ibimbabaza ku mutima, ariko iyo wakira Yesu nk'umwami agenda agukuramo ibintu by'umubabaro, agenda agukuraho ibintu by'ibikomere. Kwakira Yesu ni byiza cyane, wenda kuba nteze amatwi nk'abana b'imfubyi bagiye babona Yesu, barabaye imfubyi barabuze imiryango, Yesu yababereye umubyeyi mwiza cyane, barabyumva. N'abandi yaba ari ababyeyi bagiye mugira ibikomere, yaba ari abagore mwagize ibikomere byo kubura abatware, yaba ari imfubyi, yaba ari abantu mwagiye mugira ibibazo. Nanjye nagize ibibazo muri izo ntambara zo kwakira Yesu nk'umwami nkiri umwana, nkubitwa, gira ibibazo muri uko kurwara iyo ndwara mugiga, gira ibibazo byo kubura abo ba marume bari bandwaje, harimo marume nakundaga cyane, sinumva kubavuga amazina, ariko nagira ngo mbabwire ko Yesu yankuye ahantu hari hababaje, hari hambabaje, hambangamiye, nza kugira ikindi gikomere. Imana ivura ibikomere cyane. Intambara irangiye, ibyabaye mu gihugu murabizi, byagiye biba, abantu bagiye bababara pe, ariko mu mibabaro itandukanye. Ni ukuvuga ngo rero Imana yarandengeye, ngo nari ifite uwo mubabaro, nkajya gusenga ariko nibaza ngo aba bantu bagiye he, bandwaje, bamfataga neza, ariko Imana igenda ivura ibikomere. Rero ubuhamya bwanjye ni burebure, ndabuvuga mu ncamake. Utarakomeza, hari indwara utubwiye ngo warwaye yitwa mugiga. Iriya ndwara nzi ko ari indwara mbi. Hari abantu nzi yagize ndabyita ngo ikira, abantu ubona bataye ubwenge, ugasanga umuntu yananiwe no kuvuga neza, n'amatwi agapfa, noneho no kuvuga bikanga, mbese ukabona yagize ubumuga bukomeye. Wowe urabona warayirwaye, waranayikize, turimo turaganira, urimo uravuga, ni ukuvuga ngo watubwira uburyo ki Imana yagukijije iyo ndwara, cyangwa se utubwire niba we warayikize neza nta ngaruka zayo, kuko iriya ndwara amakuru nyifiteho nzi ko ari indwara mbi cyane. Duheho ubuhamya gatoya kugira ngo twumve imirimo y'Imana. Iriya ndwara ni indwara mbi cyane, abantu bayikize ni bake, yishe abantu benshi, ko nubwo hajya habaho abantu bakunda kurwanya inkingo, ariko bakavuga wenda ngo kwikingiza ngo ni satani ngo ni iki, biriya ni ukwitonda, kuko niyo satani yazira mu nkingo atari Imana ikurinze ntabwo wabyirinda, kuko icyo gihe bahise bashyiraho inkingo nyinshi, bakingira abantu, barakingira ko cyari icyorezo, yaricaga vuba, iyo yatindaga kukwica ni nko mu minsi 3. Nanjye banjyanye mu bitaro, nayivurijwe hariya muri Kamonyi ahitwa ku Mukino, aho bamvuye. Nari ifite agatanda kanjye nyine katinjiramo undi muntu, usibye marume wari undwaje na mama, bari bandwaje ari 2. Bandyamishaga bangaramishije, kuko ibikanu byari byaragiye gutya reba hejuru. Umva rero kuba abaganga barwana no kugarura ibikanu, bakuryamisha ngo ugororoke, mbese atari Imana ikurinze ntabwo nari kuhava pe. Ariko Imana yarandinze, kuko yari izi ko mu gihe nk'iki zababiganiriza abantu. Burya rega Imana nayo ikunda icyubahiro. Imana ikunda icyubahiro, kandi Imana iba ifite umugambi yagambiriye abantu batabasha kurogoya. Yego. Wowe se warakize, Imana ishimwe. We warakize neza, nta ngaruka yagusigiye iyo ndwara? Ingaruka ntago zabura, kuko urumva yasigiye kutumva, ariko kubwo kwegera Imana, gusabana n'Imana, kumva amakuru Imana ibyo imbwira, kumva amakuru y'umurwa, gusoma ya Bibiliya yanyigishije, kuririmba za ndirimbo zintobokamo, zaburi nyinshi zimva mu mutima, noneho amatwi agenda azibuka, ubundi washoboraga kuba wavuga wenda kugira ngo mubyumve neza. Intambara irangiye, babaga barasira nko muri metero 2, nkaba ntabyumva, kuko ababyeyi baravuga ati umwana wacu niwe uzapfa mbere y'abandi, kubera ko utumva. Kuba ingaruka zarabaye zo kusigamo ubumuga bwo kutumva, ariko Imana igenda ibikuramo, yagiye ibigabanya, ugenda wumva. Kuko ni ukuri abantu badukurikiye, Imana yarakoze. Urabona turimo turaganira, ndakubwira ukansubiza, kandi amatwi mu by'ukuri yari yarapfuye, utabasha kumva. Imana naho yakoze ikintu gikomeye cyane. Reka tuguhe umwanya ukomeze nyine, ukomeze aho wari ugereje.
muri ubwo buzima nabayemo nagiye mbona imbaraga z'Imana, natangiye kwigisha abantu ijambo ry'Imana, narisomye ubwo nafashe Bibiliya ya mama ndayisoma nicara mu rugo naguka kandi ubu nasoma ndavyivugisha mu mutima, ngiye kubona mbona ndarambuye, ntabwo nibuka neza ahantu nasomye, ariko nasomye ijambo rivuga marayika aganira na Mariya. Marayika arazabwira Mariya ngo uraho uhiriwe we, ugiye kubyara umuhungu uzamwite Yesu. Njya aho ngaho ndabisoma ukuntu Mariya yashubije marayika ngo nabyara gute ntararyamana n'umugabo, baramubwira ngo umwuka wera azakuzaho, imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza. Hari ibintu Imana ikora kuko umwuka wera yaje. Nanjye nasomye Bibiliya kuko umwuka wera yari yaje, imbaraga z'isumba byose zari zanyingirije. Kandi wasomye Bibiliya utarigeze wiga? Ntago nize kuko nageze mu ishuri igihe ntangiye kwiga barwaye ya ndwara, njya mu bitaro, mva mu bitaro intambara ihita iba, kubera ababyeyi bo hambere bo mu cyaro ntabwo bahaga agaciro kwiga, iyo hazagamo ubukene no kuba nabo batarize, kuvuga ngo abubu bo bashaka n'umuntu ukwigisha akakwigisha gusoma no kwandika, barekeragaho babonaga bidashoboka. Aho niho Imana yasanze. Mu by'ukuri se ubu abadukurikiye barasobanukirwa gute uburyo wamenye gusoma? Waduha wenda muri makeya, wewe wabumbuye Bibiliya uhita ubasha gusoma gutyo gusa? Nabumbuye Bibiliya ndavuga ngo kandi ubu nasoma, ndabumbura gutya bitagera kuri ayo magambo nababwiye, bitasoma nuko namenye gusoma. Ubu guhera ubwo uhita umenya gusoma? Guhera ubwo mpita nsoma. Gusoma ibindi bintu bisa nk'ibingora, kubyandika bisa nk'ibingora, ariko iyo ngeze muri Bibiliya ndasoma. Gusoma urasoma pe. Yego rero naho Imana yasanze, kandi Imana itangira inyiyereka, ntangira kumva ijwi ry'Imana, ntangira kumva imbwira ngo nzabana nawe, ku bantu batazi ko Imana ivuga, burya abantu basenga begera Imana iravuga. Nubwo wenda hari abayibeshyera ngo iravuze, atari ivuze bigateza bamwe ingaruka, ariko Imana iravuga nk'uko ibivuga byose atari Imana iba yavuze. Ariko Imana iravuga, ariko binaba byiza binaryoha cyane iyo ariyo ikwiganije nta wundi muntu ikoresheje. Yakunze kunganiza ikoresheje Bibiliya, ikajya imbwira ngo nkajya asoma ijambo hano muri Yesaya, ikambwira ngo uzonka amashereka y'abami, nkahita ndira ndi njyenyine, nkarira ngo ubuse ngo abantu bagira amabere ko ari abagabo, ngo kandi abami ngo bakaba bayobora ngo ibihugu, ngo ibyo bintu ngo bishoboka, nkarira ndi njyenyine, nkarira cyane. Ikongera ikambwira ngo uzakwicuzanya n'abakomeye, ikongera ikambwira ngo nta ntwaro bacuriye kuguteresha izagira icyo gutwara. Ibintu yagiye mbwira nagiye mbimenya gake gake. Igihe cyaje kugera papa kugira ngo nkubita ko nagiye gusenga arabireka, ntangira gusenga, ntangira kugenda noneho nkasenga nk'iminsi 3 ndi ahantu mu rusengero, ntangira guterera imisozi itandukanye. Ubwo ngubwo ababyeyi baravuga ati uyu muntu ni nkaho yabaye umubikira, uyu muntu Yesu yaramwitwariye, babona ko nta n'ikindi nzabamarira. Kwa kundi ababyeyi bavuga ati tuzagira umukobwa arambagizwa ashyingirwe, ntabyo bari biteze, ntabyo barebaga. Babonaga ari ibintu bikomeye, buriya Yesu akujya akora ibintu ariko bikayobera abantu, kuko ngo hari igihe Yesu yajyaga akora ibintu ngo abanyabwenge ngo bikabayobera, ngo bakavuga kuki, ngo bakibaza ngo kuki ba runaka bameze gutya, abandi bati nuko bagendanye nawe. Ariko buriya Yesu yashaka gukora ikintu, Imana ishaka gukora ikintu aragikora. Ubwo rero nabaye muri ubwo buzima, nkorana n'Imana, nyigisha gusoma, ntangira kubwiriza, ntangira kwicara n'abashumba, nicara ku ruhimbi, na ya matwi no kwibombarika no gutinya Imana no kubaha abantu. Imana itangira kunyigisha ikinyabupfura, itangira kunyigisha, iranyambika. Natangiye kuvuga ubutumwa nicara ku ruhimbi, nambara agashati kamwe ko mu cyaro abana bambaraga, kagura nka 200 n'akajipo ka 500, ariko mugeze ku rwego ubu ngubu mu myaka yanjye 45 naratangiye ibyo bintu ndimo wenda mu myaka 12 ngeze mu rwego ntambara nk'umwenda w'50. Rero Imana narayibonye, ubuhamya bwanjye ni bwinshi, wenda nsimbutse gake, naragiye nza kubita imyaka 30 ntarabona umugabo. Imyaka 30 nabona umugabo, nahura n'umuntu nahetse nkabona ahetse umwana, nkikanga. Bamwe bakavuga ati uriya ni ikigoryi, abandi bati uriya arabonekerwa, abandi bati uriya ni umukozi w'Imana, abandi bati buriya ni umusambanyi abamurona po, byose bavuga ibintu bitandukanye. Ariko nabanaga n'Imana, ntazabona po nta byaha, kuko muri iyo myaka yose nabayemo sinigeze nkora icyaha, sigeze ngwa mu cyaha. Naririndaga kuko ijambo ry'Imana baga nararisomye ngo mwirinde ibyaha. Nicyo cyaha cy'ubusambanyi nararisomye muri Bibiliya ko ari icyaha, naririnze
ndenda nambara ivara mu myaka yanjye 32 ntarigeze ngwa muri icyo cyaha. duha ubuhamya ho gatoya ukuntu nyine wabonye umugabo, urumva wamubonye umaze gukura, urumva watubwira muri makeya inzira byanyuzemo. Narabona umugabo, hari ibintu Imana yahishuye. Imana yarasaze irambwira ngo nakundaga gusengera abarwayi abadayimoni bagakira, nakundaga kujya mu ivugabutumwa, nakundaga gusengera abantu usanze mu byumba, rimwe na rimwe abantu bakaza bakambwira ngo Imana yatubwiye uzasengera ubukwe bwacu wicaye mu cyumba ngo burende burangira ngo uri mu masengesho, kandi bakarya ifiriti bagakenyera ndi mu cyumba, ubwo bwarangira nkataha. Hakaba n'igihe sengera n'umuntu wambonye rimwe cyangwa ntarinze ari abandi bamundangiye, ngo muri ubwo buzima umunsi umwe nza kujya gusenga umusozi witwa Kanyarira wahi Muhanga. Imana irambwira ngo nanze ibya 12 ibya 12 ngo ngiye kugukora ubukwe, ngo nanze ibya 12 ngo ndabyanze. Ihita imbwira ngo hari abananzeho ibya 10 ngo sinzashake, hari n'abavuze ati uriya mwana wacu aragukorera Mana uzamwitwarire. Ababyeyi banjye bamwe umwe yarakijwe undi adakirijwe, ni ibintu byumvikana. Imana muri iyo minsi irambwira ngo ngwino usenge iminsi 7 nkuganirize. Iminsi 7 narayiteguye. Hari ukuntu Imana ibwira umuntu gusenga, yamubwira iminsi 7 akikubitamo ku wa mbere, nko kwa kangaha akabavuyemo yarariye bombo, yarariye imineke, yarariye ibiki, narenze nyarangiza nta n'amazi nyweye 7. Iminsi 7 isenga ku manywa na nijoro. Ariko narambura Bibiliya asoma ijambo ntagendereye kubaganiriza riri muri Yeremiya rivuga ngo ntabaza ndagutabara wigishe n'ibindi biruhije utamenya. Abwira Imana se kubu ntabaye kumva nkutabaje ukantabara, ibindi biruhije ntamenye uri bunyereke kandi wantabaye nibi. Bwacya nkasoma uwo murongo, bwacya nkasoma iryo jambo. Iminsi 7 niryo jambo Imana yaguhaye, iryo jambo ryo nasomaga mu minsi 7 ari mu gihe cyo gutabaza. Nabaza ndagutabara wereke n'ibindi biruhije utamenya. Ubwo amasengesho yarangije intumaho umuntu wundi, ukahaje umuntu w'umugabo yinjiye mu cyumba aho nayo nayakoreye, yitegura gusohoka ngo ujye kwiyakira, agacunga fata nk'agapapayi, igihe ndimo kubitekereza maze gusenga rwose nshoje, umuntu umugabo arinjiye. Rero kubera ubuzima nabayemo busa nk'ubwa gisirikare, guhera ndi umwana mu bintu naciyemo, hari ibintu byo guseka nkunda kugira, ariko atari uko ndakaye. Nkora numva mbese ntaseka, ntarakaye ariko ntanaseka. Yarinjiye arambwira ngo Imana ikuntumye, ndamubwira ngo wicara aho ngaho ugeze. Ntabwo natumye asuhuza, yakinguye urugi, ndamubwira ngo icara aho ugeze. Ahita yicara arambwira ngo naturutse ngo hanaha, ngo naje inaha mpaga asanga Imana irambwiye ngo iminsi 7 usenze ngo yagira ngo ikubwire ngo ibintu bashyize munsi y'ityazo uri umwana, ngo barabibwira ngo ntuzambare umwenda umeshe, ngo ntuzashaka umugabo, ngo ntuzabyare, ngo none Imana iragira ngo bijye kuvamo ngo tubitwike. Ndatekereza nta abantu bagira impano ariko ntibagira agakiza. Ashobora koko kubibwirwa ariko tukajyana ari umugabo ntazi, tukaba twagwa no mu byaha. Naririndaga cyane igihe cyo gihe, naririndaga cyane kandi n'ubu ndirinda. Ntagisha ubwo mitavuga ngo ngaho ugenda urakoze, nahise nijya agenda na buri cyazo. Uwo muntu we yashakaga ko mujyana, wowe ukora uburyo bushoboka wijyana. Bisenze Imana imbwira ngo ntabaza ndagutabara, nabura ubwenge umuntu tukajyana tukagwa mu byaha kuri mugabo ntamuzi, cyeho wakwijyana ko ari njye bibwiye kandi nasenze. Ariko ngira kenge niba Imana yabishizemo, nshaka umwana muto w'umuhungu narutaga ariko mbonamo imbaraga z'Imana. Turajyana turagenda vuga nti nimba taburura bikaguteza ikibazo aba harasengera. Turagenda tugenda ari mu gitondo, ahantu nari mvuye ku cyumba Imana yabimbwiriye koresha urugendo njya iryo cyazo ryari riri, yari amasaha 2 n'amaguru. Agenda ariko mbere y'ibyo hari ibyo nasimbutse. Burya Imana ishaka kugutabara, ijambo rivuga ngo ntabwo ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Hari ibyo Imana inyuranya kugira ngo ugere ku mugambi wayo. Yarabanje iteza umuvurungano, ndabyibuka mu rugo mu babyeyi bari bafite inka, intambara yari irangiye zitangira gupfa, amatungo baguzemo agapfa. Tubona umusozi ubaye rwose ukuntu ubaye mubi, mu bantu bagiriye inama ababyeyi ngo bimuke bakura muri uwo murenge wa Mugina bajyana mu murenge wa Nyamiyaga, ni imirenge ituranye. Ariko Imana yagira ngo nzajye gukura bya bintu mu ityazo nta muntu mbangamiye. Kore nagiye kubikuramo barahakodesheje batarahagurisha, hari insina z'amatere. Ndagenda umwuka nyereka rya tyazo mu nsina z'amatere, twatazura tukubona ityazo rinini.
tugiye kubona tubona bituyobeye, tubona ririsatuye, turaterura ibice turajugunya, nkuramo ibintu by'impu, ndabisaba umuntu agapeteroli ndabitwika. Hashize iminsi ubwo nihuse nibwo Imana yampaye umugabo. Bari barabibwiye ngo ntuzambare umwenda umeshe, ntuzabyare, ntuzashake, ntuzashyire ku ibere. Umunsi umwe muri iyo minsi ibyo bibaye, Imana mu butumwa bw'abashumba ba Butare, ADEPR yari itarahindagurika, kuno bagiye bacamo ibice bitandukanye. Ndagenda bari abashumba 20, ndagenda bampa karibu, ndabinjira, ndagenda byibuka baranyitegereza, namwe murabyumva abashumba 20 bikomeye cyane ku mwana w'umukobwa uvuye mu cyaro, wambaye ibitambaro bigera mu mugongo, imyenda igera ku birenge, mu mujyi wa Butare sinari impazi. Nibwo abashumba bagezemo maze kubaha ubutumwa, barambwiye ngo kuki udashaka. Ndababwira nti ndi umwana w'imyaka 18, nararambagizwaga, ariko nyuma biza kurekera, nta muntu ukindambagiza. Arambaza se ushaka umugabo? Ndamushaka, ariko mbona numva bitamfasheho, kubera n'imyaka ngeze mba tufite ingahe. Ndahibabwira nasatiraga 30 hafi n'ibiri. Yego. Ubwo bahita bambwira ngo ubutumwa duhaye twabwumvise, twanabwakiriye, byabereye mu hariya mu mujyi wa Butare. Ati pfukama hariya tugusengere. Ubwo ndapfukama, namwe murebe ibiganza by'abashumba 20 bose birimo bisaba umugabo. Ndavuga nti wa mugabo ushaka uba uri mu mazi, aho uri hose uraza, ariko ibi biganza by'aba bagabo birakuza. Hashize iminsi rero umugabo turi kumwe yandambagije mu cyumba cy'amasengesho. Jewe muha impamvu zanjye, mubwira uburyo mvuka mu bakene, mubwira uburyo narwaye mu giga numva, mubwira uburyo ntize, kugira ngo nyine ndebe ko yanandeka niba bishoboka, cyangwa urebe ko yakwemera uko uri, cyangwa ndebe ko yanyemera uko ndi. Ubwo rero aranyemera. Imana yankoreye ubukwe muri 2013 mu kwezi kwa 7 ku itariki 6. Ubukwe burimo abantu benshi, burimo ibiryo, burimo imodoka, mbese kandi ababyeyi aho bari nibwo bari bakihimukira. Rero Imana nikundisha umutima, atari ukumva umuntu avuga ngo Mana ngo yarunaka. Hari n'abantu bajya bicara mu cyumba basenga, umuntu yakubita ikirenge hasi, abantu bose bakahita buzuzwa. Uriya mwuka sinjya mwemera. Umuntu akubise ikirenge hasi, ntuzi ibyo arimo kwikora, muhisemo uvuga indimi mwese, izo mwaropese n'izo mwapapiriye. Ndagira ngo mbatangarize yuko iyi Mana nabonye guhera mu bwana bwanjye, ntabwo ari ya Mana nakuzira umwuka rero ko kubisa ikirenge hasi, ntabwo ari ya Mana nakuzira umwuka rero ko abantu bagombye kuzuzwa. Ngo nuzura umwuka wera ndi njyenyine, atari uko abantu bagombye kuzuzwa. Muri se muzi abantu buzura ibiki muri iyi minsi? Ari abuzuye abarangi baravuga indimi, ari abuzuye n'abagiye gucisha. Ugasanga umuntu araje biranyereye ngo imeritasi ngo karateba ngo isige kize. Oya, ni imitwe abantu badukanye, ni amaco y'inda, ni ukubabaza Imana bikabije. Rero nabonye Imana, ariko noneho ngeze mu rushako, twakunda ushaka nyine ugeze aho washatse. Nahuye n'ibintu byinshi, namwe murabyumva. Nari meze nk'inkiba mu kiraro, sinari nzi ibyo hanze. Bakunda abandi bana birirwa mu masoko bacuruza utuntu, sinari ndi muri ibyo. Nta bukundi kujijuka byo hanze, nabaga mu rusengero, murabyumva. Mbese mu rugo ariko nkakunda Imana, nkubaha abantu, nkasoma Bibiliya. Mbese mu rugo aho nashatse, Satani yarandakariye ngo nsakore umurimo w'Imana, naba ntwite naba mpetse, azenguruka iki gihugu sirakirenga, ariko nkakizenguruka pe. Umugabo Imana yampaye nawe arakirijwe, ntihagire ikibazo, agenda amanywa nijoro, ibyo mu rugo nkabikora. Ngo nahise ngira ubushobozi bwo gutunga umukozi. Ubu ntawe ntunga, nkora umurimo w'Imana kandi nkabikora, n'ibyo mu rugo ukabimenya. Kumutunga ntabwo ari byo byihutira. Akabazo k'amatsiko rero, urumva wabaye umukozi w'Imana, ikintu numvishije uvugamo cyane, Imana yaguhaye kuvuga ubutumwa, tubwira indi mirimo Imana yaguhaye, cyangwa impano Imana yaguhaye. Urumva kuvuga ubutumwa nibyo nakunze kumva cyane. Yo gusengera abarwayi. Yego. Iyo nasengeye umurwayi, naba namusuye hano ku bitaro bya Kabgayi, naba namusuye mu baturanyi cyangwa mu nshuti cyangwa ku handi hantu umenye ko umuntu arwaye, ntago hose njyayo, ariko hari umutima ukubwira ngo hari yagiye. Rwose iyo nasengeye umurwayi, umutima wanjye ukeye, numva ameze nka kwa kundi umuntu wo mu cyaro ava guhinga, bamuha ibiryo akumva biriye koko yakoze. Rero impano yo gusengera abarwayi, no kuvuga ubutumwa, no kuririmba. Mvuga ubutumwa, ntabwo ndi wamuvuga ubutumwa w'icyamamare, mfite ukuntu nkorana n'Imana mu rwego rwanjye, ariko uko nshoboje nkabikora,
kandi ubwo nkasengera abarwayi ndi n'umuririmbyi ariko sinzi kuririmba nkora imirimo yose yari muri korari ariko nkumva sinzi mfite ijwi rimwe ryandi rinyerera twakundi mu byumva ariko nkumva abaririmbyi Imana ibashyiramo bafite ibyo, hari ubasha gusenga cyane akajya asengera korari, hari ufite ku ikofi akajya atanga amafaranga ariko nta jwi afite. Buro nawe Imana ifite icyo yagushyiriyemo. Rero Imana ikambwira ati jya muri korari, jya muri korari, sengera mu itorero rya EPR hano Gitarama. Ubwo rero twari tugeze hahandi watubwiraga ko Imana yaguhaye urugo, guha n'abana, ndumva nyine wakomeza ugasoza ubuhamya tugahita tujya no mu ijambo ry'Imana. Imana yamaze kunkorera ubukwe, bambariraga imyaka 45 kandi ubu nibwo nyigize. Bayikubariraga uri umugeni? Bayimbariraga nkiri umukobwa. Ubwo maze gushaka bati ntazabyara, mbabyaye umwana wa mbere nakoze ubukwe muri 2013, 2014 ndabyara batarabyaye, 2016 mba ndabyaye umukobwa batarabyaye, 2018 ndabyara batarongeye arabyaye. Bati noneho buriya yagiye murona po ntiwe nimureke mbyare. Bya 2020 ndabyara, 2023 ndabyara. Mfite abakobwa 4 n'umuhungu umwe w'ifura. Umwana wanjye mukuru afite imyaka 11, umwana wanjye muto afite imyaka 3 n'igice. Mu mujyi wa Muhanga nta kibazo. Imana yashatse ko ariho dukorera umurimo, turarya tukanywa tukambara neza, n'ibindi bizagenda biza. Nk'umuntu uvuka hamwe nababwiye muri bwa buzima, aho Imana twagendaniye nta kibazo igenda inyiyereka. Ntabwo yigeze gutererana wa mugani wa yakorasi. Baho twagendaniye ntabwo wigeze untererana, nawe niko byakugendekeye. Uriya muntu wabiririmbye buriya afite ibyo yibuka. Ngeze mu rugo nahuye n'ibintu byinshi, ariko bakajya bavuga abantu bavuga ngo kwa kwirirwa agenda avuga ubutumwa ngo nabyago ko ari kubyara indahekana bizahagarara, ahubwo nkumva biriyongera, nkumva n'impano zirenge. Bise niba narasengeraga abarwayi genda mu ngo z'abantu mu byumba na papa atabyumva, yari kuba impaye urugo n'umugabo ukijijwe ukabireka, kandi byari kuba byiyongereye. Niho byagomba rero kwiyongera. burya kuba umuntu yareka umurimo ntakitwaze ngo ni abana, ntabwo Imana yaguhaye abana ngo ureke umurimo w'Imana. Nta mpamvu byo. Rero si uko kandi tutaganduka, ntabwo tuba tugomba kubikora byose. Rero ndashima Imana yabanye nanjye, kubera ko nibuka nkiri mu cyaro hari igihe Imana yambwiye ngo ariko hano ko hagiye kuza inzoka ngo urazica. Ndavuga n'inzoka, kubera ntinya inzoka cyane, ndavuga n'inzoka nubwo zaba ari iz'abadayimoni, umwuka wera undimo yazica. Imana irambwira ngo zigiye kuza ebyiri. Ndahibwira Imana irambwira ngo ninyisenge. Ndahibwira ariko ndagusenga ko ntetse, reka nteke noze n'umwana, nkifite umwana, reka noze n'umwana mpishe biriya biryo umugabo ntiyarahari. Noneho mu kanya ndapfukama imbere y'uburiri nsenga. Igihe nkiri muri ibyo mbona umugabo araje, yari yagiye ku rugendo. Nicaza mu rugo, ntera akabaho mu rugo, muzanira akamambiri. Igihe turimo kuganira nk'umuntu uvuye ku rugendo, mbona za nzoka ziraje. Ngiye kubona mbona imwe mu muryango w'inzu, sinzi aho yaciye, kandi twari twicaye hafi y'amarembo. Dore inzoka aba arayishe. Hashize akanya ntidore indi nzoka, iyo ngiyo ya kabiri yaranyirukankanaga, nayo aba arayishe. Ntangira kubara inkuru byangendekeye gutya, ngo yari yabimbwiye. Hashize umunsi, ku wundi munsi haza inzoka ijya mu marembo irizinga, dore inzoka nayo arayica. Hashize indi minsi inzoka iza mu nzu, we yari yaryamye ndimo koza umwana. wagira ngo zari intererano, ariko kumwe zari intererano. Kumwe umwana asinzira mbere atararya, yakanguka ukavuga uti reka mwongere mwoze mugaburire, mbona ari kumwe n'inzoka hafi aho y'ameza. Dore inzoka yari yaryamye, araza arayica. Abanza no kugira ngo nihahamuka, abanza kugira ngo sinyibonye, araza arayica. Nibwo nagiye gusenga Imana irambwira ngo mwana wanjye, sinakurinze za nzoka, sinakurinze za nzoka. Rero n'igihe najyanye n'umugabo tujya gusenga Imana atubwira ngo nabarinze za nzoka. N'uyu munsi nshobora kujya ahantu batazi, Imana yaganiza abantu ikaba yavuga ngo za nzoka. Rero nabonye imbaraga z'Imana. Ndibuka njya kubyara umwana wa mbere, nabonye inzoka mwiyerekwa. Inzoka yuriye igiti gutya, nari mutwise. Inzoka yuriye igiti nini, izi ko ihari zanyica. Ngiye kubona ibona nyiciyeho, mpita. Icyo gihe rero nabyaye umwana, mubyariye urukoma. Inda ya nyuma yose ndayitahana, nabyariye hopitali Rukoma. Inda ya nyuma yose ndayitahana. Maze kuyitahana, umuganga yaje kuyinkuramo mu rugo duturanye hashize iminsi 9.
itangiye kwimanura kuko nafashe nibasi nditega dore amara arimo arasohoka mugabo ari bikajya kuzana muganga arambwira ngo dore n'inda ya nyuma iminsi 10 ishize umwana wa kabiri mutwite nibwo nagiye mu iyerekwa mbona ya shiri irimo iriruka cyane Imana irambwira ngo dore ya nzoka iragiye rero nabonye Imana muri byinshi nabonye Imana muri byose abonye Imana igutabara cyabona Imana dusoza ubuhamya se ubwo ni ubuhamya rwose ndabufite ntabwo twaburangiza ni bwinshi gusa nabonye Imana igaburira abantu waravukiye ahantu uryaye ibintu bidashoboka wenda utishimiye nabonye Imana yomora ibikomere byo mu mutima ibyo kuba wajya gusara uri mu nzira uti abantu aba n'aba mwari muzi bagiye nabonye Imana ikiza ibintu nk'ibyo ukaba utasara amajwi yari akwihereranye nabonye Imana kwambika yambika umuntu neza yaranyambitse ubu ndateka icyo nshatse ntabwo wenda ndagera ku rugero ruhambaye ko burya abantu barasumbana ariko nshingiye aho yankuye kuba abana banjye batabwirwa ngo baburare nta kibazo mfite Imana yarakoze ni ukuri Imana yarakoze ndumva noneho nk'umuvugabutumwa tutasoza udasomye ijambo ry'Imana kugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza mu buryo bw'ijambo ry'Imana reka tuguhe ikaze ukomeze n'ubundi utugezaho ijambo ry'Imana ufite ku mutima wawe dusome ijambo ry'Imana mwadusengeye mwarisengeye nta kibazo nta n'ubwo ijambo burya turisengera tuba turusengera wigiye kurivuga ijambo rye rihora ari iryera ijambo ry'Imana dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gutegeka kwa kabiri ibice byaho 20 turasoma umurongo waho wa mbere wonyine reka dusome iryo jambo gutegeka kwa kabiri ibice 20 umurongo wa mbere muri bya bitabo 5 bya Mose haranditse ngo nutabara kurwanya ababisha bawe ukabona amafarashi n'amagare n'abantu babaruta ubwinshi ntuzatinye kuko uri kumwe n'Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa amen amen muri izo ntambara muri iyo mirwano hari ibintu ushobora nawe kurwana nabyo n'ibyo narwanye nabyo mu bwana n'ibyo narwanye nabyo mu gushaka n'ibyo narwanye nabyo mu kubyara ariko nawe ufite ibintu warwanye nabyo ndagira ngo rero mbwire umuntu urimo kunyumva mbwira abantu bari kunyumva nutabara kurwana cyangwa nuba ugiye mu ntambara igihe wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza wagera mu ntambara ukabona ibyo wari watekerezaga kurwana nabyo ntabwo ari ibyo urwanye nabyo ntuzatinye niba wari witeguye kurwana n'ibintu bitatu ukabona haje ibintu 20 by'Imana yakwiciye bya bindi bitatu na babisha 20 zabica nutabara kurwanya ababisha bawe ukabona amagare n'amafarashi babaruta ubwinshi cyangwa bikuruta ubwinshi ntuzatinye mwe gutinya dukorera Imana turwana n'imyuka iriho imwengo ya Sani baratina Topiya na Keshemu yo duhura nayo mu makora duhura nayo mu naho dusengera ariko guhera kera abantu bakoreraga Imana ari ibiharamagara uribuka ko Nehemiya yubatse ngo afite inkota mu kiganza ariyo jambo ry'Imana bakamukangisha bakamuhamagara ngo manuka ngo ngwino kugeza ubwo banamubwiye ngo najye mu rusengero ahungiremo ababwira ijambo rikomeye muri Nehemiya arababwira ngo ndimo ndakora umurimo ukomeye ngo ntabwo namanuka rero nutabara kurwanya ababisha nuhura n'intambara nuhura n'ibitero ntuzatinyire kumwe n'Imana niba warakiriye Yesu nk'umwami niba utaramwakira wakire Yesu nk'umwami n'umukiza utanga amahoro gukura abantu mu mwijima gukura abantu mu byaha birashoboka ko wagira amashuri birashoboka ko wagira amafaranga ariko nta mahoro kuko utafite Yesu nk'umwami n'umukiza ariko niba waramenye Yesu nk'umwami n'umukiza witinya nutabara kurwanya cyangwa se kurwana n'ababisha winjiye mu kubyara ubona indabara harimo ibitero byinshi winjiye mu kazi ubona harimo intambara zigoye iyo yakurinze abandi bagapfa yakurinze abandi bakora impanuka buri munsi iyo nutabara kurwanya ababisha bawe ukabona ababisha babaye benshi ntuzatinye n'umurimo w'Imana dukora duhuramo ibitero by'ibikangisho igihe basengeye ntabwo dusenga Imana ngo duha amataje ntabwo Yesu ari byasize abwiye abantu yaravuze ati tumushake ibindi bizaza ari inyongera burya se umuntu umuguze ntakongeza ari cyo wamugira mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi muzabyongera atakongeje se umuntu mwaguze burya aryo wamugira ni ukuvuga ngo rero
twebwe ntabwo twazanywe n'imitsima ahantu birirwa bari ku mayutubi bari he wareba imbuto zabo ukazibura ariko birakwiye ko iyo umuntu yabaye icyaremwe gishya yakiriye Yesu nk'umwami agira imbuto zigaragaza ko yabaye icyaremwe gishya agaragaza ko yabyawe ubwa kabiri. Reka dusoreze ijambo riri hano muri Yeremiya ibice 51 dusome umurongo wa 20 twigire hepfo gatoya tugeze ku murongo wa 23 aba ariho dusoreza. Haranditse ngo uri intorezo yanjye ndwanisha uri n'intwaro z'intambara kuko ari wowe zacagaguza amahanga kandi ni wowe zarimburisha ibihugu, ni wowe zavunagurisha ifarashi n'uwigenderaho, ni wowe zavunagurisha igare ry'intambara n'urigenderamo, ni wowe zavunagurisha abagabo n'abagore, ni wowe zavunagurisha abasaza n'ingaragu, ni wowe zavunagurisha abasore n'inkumi, ni wowe zavunagurisha umwungeri n'umukumbi, ni wowe zavunagurisha umuhinzi n'inka ze zihinga, ni wowe zavunagurisha abategeka n'ibisonga. Uvuge ngo amen. Imana yabiganirizaga Yeremiya. Yeremiya akoranye n'Imana ngo bakamuta mu rwobo ikamukuramo, we nawe yageze arabwira ngo waranshutse nemera gushukika, ariko akorana n'Imana. Rero gukorera Imana ni ukubigirira amagara. Niba n'iby'isi tubigeraho, niba n'abayobozi batuye baravuga ati buri muntu yihangira imirimo, umuntu udakora ntakarye, ntidushaka ubukene ntidushaka ubute, no mu by'Imana mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi muzabyongererwa. Imana rero irashaka gukorana nawe, ishaka kugukoresha, ni wowe izakoresha mu bakomeye n'aboroheje, ni wowe izakoresha ahantu hose. Murumva ko inzego zose Imana irazizi, irabizi yuko hariho abategeka abandi, irabizi ko hariho ibisonga, irabizi ko hariho inka zihinga. Ibi rero kuba biriho ni Imana yahaye abantu ubwenge kugira ngo babikore, kubona ko byanditse muri Bibiliya. Imana yabibwiye Yeremiya muri kiriya gihe. Hari abatarabona inka zihinga, njye narazibonye ahitwa muri Ruwafu, aho ngaho mu karere ka Kamonyi, ahitwa muri Ruwafu Imbayaya, nabonye inka zihinga, nabonye hari ibyo nabonye muri iri jambo. Ni wowe ahantu hose, ni wowe ntukisuzugure. Imana yabwiye Gideyoni ngo genda utsinde Abamidiyani nk'utsinda umuntu umwe. Ubanza niba arakira Yesu nk'umwami yumvemo imbaraga y'ubutwari. Niyo n'ijambo rero ngo uvunagura azamucimbira we, hagarara kurinda inzira, yongeremo imbaraga y'ubutwari. Aha ni wowe izakoresha, aha ni njye nawe, ni twebwe igomba gukora. Niba abantu bishyizemo ngo gukorera Imana, ubona ko hadutse imyuka itujijisha, umuntu akaza mu rusengero nta n'idirishya azanye, nta n'ikintu azanye gukorera Imana, nta n'intebe azanye ngo ayicareho, kaza akatubwira ngo nidutere haleluya ngo 8 ngo z'imirambararo, tugatera tugatangira ngo tugasarara nuko ukadushira. Ibyo bintu bireze. Ubwo se ntabwo gukorera Imana ari uko gusarara, ntabwo gukorera Imana ari iyo mitwe yadutse mu bantu batandukanye, nubwo ari ugusenya batera haleluya, ariko bateresha abantu haleluya 8 ku cyumweru mu materaniro, bateresha abantu haleluya 8 mu munsi w'imibyizi. Harimo ijambo ry'Imana, wenda harimo abashyitsi bari buvuga, ibyo ukasanga ni ibintu Satani yazanye, abantu bameze nk'abatazi iyo bajya n'iyo bava. Kugukoresha ari ukujya mu rusengero. Abantu baravuga ngo insengero ngo hamwe mu cyaro zirakinze, gutwara abadiyakoni ngo tuzadiyakona. Wabuze ahantu diyakonera, ntaba kudiyakona ni iki? Wabuze abantu ukoreraho umugisha. Ibyo nukora ibyo tuzabazwa imbere y'Imana, babazi byinshi bazabazwa byinshi. Ni wowe uri intorezo yanjye ndwanisha, uri n'intwaro z'intambara. Bari muzi ko Imana ibizi ko intambara zibaho, rero baturira intambara nyine. Nese intambara zitari abasirikare babaho, ntabwo babaho. Kandi abasirikare bahora biteguye kurwana n'ikije. Umusirikare wa Yesu cyangwa abakora ibyo Rwanda, umusirikare wa Yesu wo mu rwego rwo bakabyina ibyo. Ariko wareba imbuto ukazibura, ni iki kigaragaza? Wari wabona umusirikare wiyandarika uko abonye, iyo bashyizemo ingofero, bashyizemo imikandara, bambaye inkweto, bamubona abasirikare hari imikino bafite. Pawulo avuga ngo iki? Aravuga ngo nta waba umusirikare ngo yishyire mu by'ubu buzima, ko bakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Kugeza n'ubwo umuntu avuga ngo ni umukozi w'Imana ngo arabwiriza, kugeza ubwo yambara n'ubusa, ku buryo n'abayobozi bavuga bati nyamuneka abantu nimwambare. Uwo mwuka ukubwira kwambara ubusa, noneho
ngo jya ureba ngo mujye mureba ibyo mvuga ngo gukizwa ni mu mutima ngo ntimurebe ku by'inyuma. Yesu yaravuze ngo tuzamenyera ku mbuto zanyu. Yesu yaravuze ngo bazatumenyera ku mbuto. Mwibuke ko iri jambo rivuga ngo abakristo ni ukuvuga ngo ni abantu bari hariya babonaga ibyo abo bantu bakorana na Yesu bakora. Bavuga ati bariya ni abakristo. None kuri ubu barasinda ugasinda, barasambana ugasambana, wageze ukaza mu rusengero ugafata mikorofone ukaririmba ugasenga, hari ahantu utazambuka. Abantu bakora gutyo. Niba warakiriye Yesu nk'umwami, garagaza imbuto mu byo uvuga, mu byo urya, mu myambarire, ku buryo umuntu nakora avuga ati uriya muntu ni uwa Kristo. Itorero ry'Imana riracyari mu isi, rirarinzwe, nubwo waritukisha ariko itorero rirahari. Icyo rero natangariza abantu barimo kunyumva ari abanteze amatwi, niba uri mu mwijima, va mu mwijima uze wakire Yesu nk'umwami. Ushaka kubaza uti ndamwakira gute? Fata Bibiliya. Iki gitabo Bibiliya cyaragenzuwe n'abahanga. Bibiliya ni igitabo cyubaha n'abantu bose. Niyo cyakuyobora nta muhanuzi muri kumwe. Ugahera mu itangiriro ukacyumva ukageza mu byahishuwe, umwuka wera cyangwa roho mutagatifu yaza akakumvisha iby'iri jambo. Rero niba nawe waravuye mu mwijima ukavuga ngo narakijijwe, ngo nakire Yesu nk'umwami n'umukiza, garagaza imbuto zawe. Imbuto Yesu yaravuze ngo muzamenyera ku mbuto. Barahanura, tugahanura, bagahanura, abahanzi bakigisha, abari mu mwuka w'Imana bakigisha. Imana yabwiye Daniel, iramubwira ngo icyo gihe ngo abanyabwenge nibo bazabimenya, ngo kandi abantu bitegereza nibo bazabisobanukirwa. Yari ashatse kuvuga iki? Ko bazaturebera ku mbuto zacu. Imbuto. Rero bene data, mwari munteze amatwi, yaba ari abari hafi na kure, rwose ndabakangurira. Pawulo nawe wajyaga yandika akavuga ngo ndabahugura, ndabakangurira kongera gusubira mu ndangagaciro za gikristo. Niba uri umukristo, menya umuntu akajya hariya akajya kurya amafaranga 5,000 wenyine, yagera mu rugo batetse ikiro cy'ubugari cy'igihumbi agashaka gusangira nabo. Aho nta mbuto zirimo rwose. Aho ngaho ushobora kuvuga ngo sinasambanye, sinibye, sinishe, ubwo se urahamya kutisha abantu? Uriya amafaranga yagahembuye abana barasa nabi mu rugo, uhangiza ngo ndacuranga, ngo ni umucuranzi, ndi umuhanuzi ngo w'icyamamare. Ibyo nta hantu imbere y'Imana bizakugeza. Ijambo riravuga ngo hari abantu Imana izabwira ngo simbazi, sinigeze no kubamenya. Ngo bavuge ngo tutiyumvishe ngo twarahanuye. Ntabwo ibihanura byose ari Imana yo mu ijuru yabitumye, ntabwo ibyerekwa byose biva ku Mana. Tugomba no kubigenzuza ijambo ry'Imana. Imbuto ziri hehe? Imbuto ziri hehe? Rero ku banyumvaga bari banteze amatwi, numvaga ibyo ari byo biri ku mutima wanjye, byari guhugurana, byari kuganisha ijambo ry'Imana, niyo Imana igomba gukoresha, niyo Imana igomba kuba, mbese Mwuka w'Imana abibasobanurira mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze, tugusabiye umugisha kubwo kwitanga ukaduha umwanya. Reka tugusabe usenge dusoze iyi gahunda. Dusenge. Mana mu izina rya Yesu, Mana itareba nk'abantu, Mana idashyirwaho n'amatora, wenda tugira ubwoba ko manda yawe yarangira. Mana itumva amabwire ngo tuvuge ngo hari abantu baza guteranya abandi kuri wowe. Wowe waremye abantu, wowe ushoboye, wowe ubashije, wowe urenganura abarengana, wowe ukura abakene hasi ukabicazanya n'ibikomangoma, wowe bwenge, wowe uzi n'aho buba, wowe ushoboye, wowe ugira icyo ukora, wowe ukirema, wowe ugikomeza. Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu turagushimiye kuri Imana nziza, uri Imana y'amahoro. Dawidi yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo uri umukiza w'abantu bose, ariko cyane cyane umukiza w'abakwizera. Aravuga ngo uri umutunzi wa byose, ariko cyane cyane uri umutunzi w'imbabazi. Uri Imana ihora iteze amaboko kugira ngo abantu bagusange ubaruhure, kugira ngo abantu bagusange bakumenye, bakure mu mwijima. Mwami Imana yacu, turakwingize muri uyu mwanya, dushingiye ku buryo twakubonye, byo wadukoreye, dusengeye abantu bakiri mu mwijima ubahe kukumenya. Dusengeye abana baba barimo guhamagarwa muri ubwo buzima, ukomeze ubafate ukuboko. Mwami
dusengeye abatakuzi ngo bakumenye, dusengeye abakumenye kugira ngo mwami bera imbuto zikwiriye abihannye mu izina rya Yesu. Bera imbuto zikwiriye abihannye, imbuto zabo zigumeho mwami Imana yacu. Twe gutukisha izina ryawe, be gutukisha izina ryawe mu izina rya Yesu. Mwami Imana yacu, mwuka wo kwiyoberanya, mwuka w'ikinyoma wo ngubutsikamire, mwuka wa Yezebeli, umwe w'ubusambanyi utsikamira abantu barangiza bakitwaza ngo n'abawe. Izo mbaraga zitsindwe. Umwuka w'ubwibone, umwe wabaga muri Sawuli yahigaga Dawidi, uwo nguwo nutsindwe mu izina rya Yesu. Umwuka w'ubwibone, umwe wabaga muri Herode igihe yahigaga abana b'abahungu ngo babice agira ngo arebe ko Yesu yapfiramo, uwo mwuka nawe nutsindwe mu izina rya Yesu. Abantu mwami bakwegere, kuko wavuze ngo turwanye Satani azaduhunga, ngo kandi twegere Imana izatwegera. Waravuze ngo nitugushaka tuzakubona, ngo kandi nituguta nawe uzaduta. Mwami Imana yacu, tubashishe kwera imbuto. Ijambo ryawe rivuga mu Bagalatiya ibice 5, imbuto z'umwuka ziragaragara mwami Imana, n'imirimo ya kamere ikagaragara. Utubashishe kwera imbuto zikwiriye abihannye, kandi mwami Imana tukubera amaronko, tukubera imfura. Waravuze ngo abera bo mu isi nizo mfura wishimira. Pawulo yandikira Abaroma yaravuze ngo nimutange imibiri yanyu ngo ibi bitambo byera bishimwa n'Imana, ngo ariko kuyikorera gukwiriye, ngo kandi nimwishushanye nk'ab'iki gihe. Mwami hariya muri Yeremiya atubwiye yuko hari twebwe ugomba gukoresha, turi intorezo urwanisha, turi n'intwaro z'intambara, kandi ijambo ryawe ryatubwiye ngo nidutabara kurwanya ababisha ngo ntituzatinye, kuko turi kumwe nawe. Dusengeye abakuzi kubahe kwera imbuto, abatakuzi ubahe kukumenya. Dusengeye abarishe mu mitima ngo baruhure. Urakoze cyane kubyumvishe, tugushimiye ibyo wakoze, tukuragishe n'ibiri imbere mu izina rya Yesu. Amen.